Muraho neza nshuti bene data bavandimwe bakristu banyarwanda banyarwandakazi mwe mukurikira Irabemera TV, yaba ari abari mu Rwanda cyangwa se abari hanze yarwo, mbanje kubasuhuza amahoro y'Imana bane namwe. Ni Evangeliste Tito Kwizera nkuko bisanzwe, umuhanzi uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Uyu ni wa mwanya mwiza rero wo kuganira ku ijambo ry'Imana, ijambo ribohora, ijambo riruhura, ijambo ritanga ubuzima. Ni ukuri uyu mwanya ndagushishikariza kugira ngo uzubane natwe muri aka kanya k'ijambo ry'Imana. Hanyuma rero ni ijambo nahaye intego ivuga ngo Imana ikohereza abantu bo kukuvuganira mu rubanza rurimo, Imana iguha abantu bo kukuburanira mu kazi kawe, Imana iguha abantu bakuvuganira, kuko muri uru rugendo rw'ubuzima ukeneye abantu bagomba kugutera imbaraga, ukeneye abantu bakugerera aho utabasha kugera, ukeneye umuntu mu buzima bwawe w'umumaro, umuntu w'umunyamugisha, umuntu uzagufasha kugera ku ntsinzi yawe. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cyo Kuva, igice ni icya mbere umurongo wa 15 kugeza kuri 22. Titire iravuga ngo ababyaza bategekwa guhotora abahungu bavuka. 15. Hari ababyaza b'Abaheburayokazi, umwe yitwaga Shifura, undi yitwa Puwa. Umwami wa Egiputa arababwira ati, nimubyaza Abaheburayokazi mukabona bicaye ku ntebe babyariraho, nihavuka umuhungu mujye mumuhotora, ariko nabo umukobwa abeho. Maze abo babyaza bubaha Imana, ntibakora ibyo bategetswe n'umwami wa Egiputa, ahubwo bareka abahungu babaho. Umwami wa Egiputa ahamagaza ba babyaza arababaza ati, niki cyatumye mukora mutyo mukareka abahungu bakabaho? Ababyaza basubiza Farawo bati, nuko Abaheburayokazi batamera nk'Abanyegiputakazi, kuko ari abanyembaraga bakabyara umubyaza atarabageraho. Imana igirira neza abo babyaza, ubwo bwoko buragwira burakomera cyane, kandi kuko abo babyaza bubashye Imana, ibaha urubyaro, ibaha imiryango. Farawo ategeka abantu be bose ati, umuhungu uzajya uvuka wese mujye mumujugunya mu ruzi, umukobwa uzavuka wese mujye mumureka abeho. Twakeneza ijambo ry'Imana. Reka dusenge Imana hanyuma dusobanurire ijambo. Uri data twese mwiza, uri Imana yera kandi Imana ikiranuka, Imana itameze nk'abantu, iturebera aho tutabasha kureba, ituvuganira aho tutabasha kwivuganira, itugera aho tutagera. Turagushimiye kubw'urukundo rwawe n'umugambi mwiza udufiteho. Reka uyu mwanya umuntu wese ugiye kumva ijambo ryawe umugirire neza, ube ari wowe umwiyereka, umuhishurire mu maso hawe, umwambike imbaraga, umukorere imirimo n'ibitangaza, wumve gusenga kwacu. Aka kanya rero ijambo urihe kuguma ku nkingi y'imitima yacu, udusobanurire kurusha uko twe twakwisobanurira, kandi umuntu wese wumvira ijambo abona impinduka mu buzima, umugirire neza ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Hanyuma rero nk'uko twabisomye, nakubwiye ngo Imana iguhohe abantu bo kukuvuganira. Aya magambo nyuma y'uko Yozefu amaze gupfira muri Egiputa n'abavandimwe be n'umuryango we, tubibutse ko Yozefu akimara gupfa apfiriye muri Egiputa, Yozefu yategetse ko umurambo we ukurwa muri icyo gihugu, yarangiza akajya gushyingurwa i Kanani. Imana itugire neza, ahandi Imana yasezeraniye Abisiraheli ko bazagira gakondo. Nuko nyuma yaho abandi bantu bari basigaye bo mu Bisiraheli, ngo haza kwima undi mwami utarigeze yakamenya Yozefu. Hamaze kwima undi mwami utarigeze yamenya Yozefu, arangije akajya atoteza Abaheburayo cyangwa se Abisiraheli. Imana itugire neza. Barangije kugeza ubwo bakora inama, barangije umwami aravuga ngo ubu bwoko bukomeje kugwira, ubu bwoko bukomeje kwaguka, aba bantu bakomeje kugira aho bagera. Baravuga ngo noneho ni iyihe systeme twakoresha kugira ngo Abisiraheli badakomeza kugwira mu gihugu cyacu. Barangije bamaze kwibaza, batanga ibitekerezo. Bamaze gutanga ibitekerezo,
bose umwanzuro w'uko umwana w'umuhungu uzajya uvuka muri icyo gihugu ari uw'umuheburayo, bazajya bamuniga, bazajya bamwica avuka, ariko yaba ari umwana w'umukobwa akabaho. ndagira ngo wumve ibi bintu. Mu by'ukuri hari inama nawe zakozwe ku buzima bwawe. Baravuga bati uyu muntu Imana ikomeje kumugirira neza. Baravuga bati uyu muntu Imana yamuhaye kubyara biremera, Imana yamuhaye kwiga birakunda, Imana yamuhaye gushaka twarabonaga bidashoboka byarakunze, Imana yamuhaye kubaho twarabonaga atazabaho, Imana imuhaye ubuzima, ikomeje kumuha n'indi migisha. Baravuga bati umwanzuro nuko twamurwanya, nuko twamuroga, nuko twamutega, nuko twamutoteza, nuko mbese ibirya byose bapanze ku buzima bwawe. Ariko hari Imana ijya ibasha kunyuza inzira aho zitari, ijya ibasha gukoresha umugambi wayo no mu mahwa ikaguciramo inzira ugatambuka. Imana ijya ibasha gukora ibiri hejuru y'itegeko ry'umwami. Ndagira ngo nkwibutse ko uyu mwami Farawo wari umaze kwima muri ubu bwami, uyu mwami wari amaze gusimbura Farawo, yakomeje gutoteza Abisiraheli. Hari ku bwami bw'abitwaga Abafarawo, hanyuma uyu mwami wundi witwa Farawo waragiyeho, yari atandukanye n'uwarayeho ku bwa Yosefu. Arangije ngo bamaze gufata umwanzuro w'uko bazajya babikora gutyo, ngo hakaba hari abaganga babiri b'ababyaza, uwitwa Shipuwa n'uwitwa Fura. Mani tugire neza, hari uwitwa Shifura na Puwa. Barangije umwami atanga itegeko kuri ibi bitaro babyariragaho, avugana n'abo babyaza, abo baganga, arababwira ngo umwana w'umuheburayo uzajya ukaba umuhungu, muzajye mumuniga igihe ari kuvuka. Mbese baravuga ngo mu by'ukuri umwana w'umuhungu uzajya uvuka mujye mumuniga, avuka naba ari umukobwa mumureke. Mu by'ukuri bari bagamije kugira ngo Abisirayeli badakomeza kwaguka, ubwo bwoko budakomeza kugwira. Nkuko nawe hari inama zakozwe ku buzima bwawe, hari ibiguzi byatanzwe ku buzima bwawe. Baravuga ntimuzareke yiga, muzamubuze ubwenge. Baravuga bati muzakora ibi n'ibi, muzakora ibi kugira ngo atazagera hano, muzakora ibi kugira ngo atazabona urubyaro, muzakora ibi kugira ngo atazatera imbere, muzakora ibi kugira ngo ataziga ngo bikunde, muzakora ibi kugira ngo atazashaka ngo bikunde, muzakora ibi kugira ngo urugo rwe rusenyuke, muzakora ibi ngibi kugira ngo atazagira umugisha agira. Ariko ndagutangariza wowe uri kunyumva uyu mwanya, ndakubwira ko ibyo byose byakozwe. Hejuru y'ibyo byose byakozwe hari Imana ifitanye nawe isezerano, hari Imana yavuganye nawe, hari Imana ifite umugambi mwiza, hari Imana igambiriye kukwiyereka, hari Imana igambiriye kukugirira neza. Imana itugirire neza. Ndakwibutsa ko Abisirayeli bari bafite isezerano, Imana yari yarabahaye isezerano ry'uko bazajya muri Kanani, ariko nyamara we yahaye isezerano ntabwo byabujije ko izo nama zikorwa. Ariko barangije bababyaza bamaze gutegekwa gukora gutyo, ngo barangije bagira ihishurirwa, barangije bagira kubaha Imana, barangije bagira gutekereza muri bo. Baravuga bati ubu bwoko Imana yabuvuzeho, baravuga bati ubu bwoko ntacyo tubahora, baravuga bati ubu bwoko ntacyo bacumuye, baravuga bati ubu bwoko ntacyo badutwaye, baratugaburiye, baratwambye, batubwiye neza, mbese batubereye abanyamugisha. Bamaze gutekereza, bamaze gusanga ko ntacyo babaziza, bigira inama muri bo zo gukora ibinyuranye n'ibyo umwami yabategetse, ahubwo bagakora iby'Imana ishaka. Ariko inama zabo ziba izabo mu mutima, ntibagira undi babibwira. Nagira ngo nkubwire ngo ujye uharanira gukora iby'Imana ishaka kurenza ibyo abantu bashaka. Nubasha gukora iby'Imana ishaka uzabasha kubaha n'abantu, kandi nubasha gukora iby'Imana ishaka, Imana izaguha uburyo bwo kwisobanura, Imana izaguha uburyo bwo gusobanura igihe uzaba ugeze mu bihe bigoye. Barangije bababyaza Shifura na Puwa, barangije ngo bakareka abana b'abahungu bakabaho, bakareka n'ab'abakobwa bakabaho. Hanyuma umwami arareba, aritegereza, akoze raporo zisohoka ku bitaro, akoze imibare, asanga bwa bwoko atashakaga bukomeje kwiyongera.
asanga bwa bwoko yarwanyaga bukomeje kuzamuka, asanga ya migambi mibi yaragufiteho Imana ikomeje kukugira neza, basanga bya bindi baguteze ntacyo byigeze bigutwara, basanga bya bindi bakohereje ntacyo byagukozeho, basanga yamanuka baguteje ntacyo yagutwaye, mbese basanga bari bazi ko utazabyara ariko basanga warabyaye, basanga bari barashyizeho umwanzuro ko utazakora ubukwe ariko basanga barabukoze, basanga bya bindi byose Imana yabitesheje agaciro. Umwami nawe arebye asanga bwa bwoko bukomeje kwaguka, arangije agira uburakari atumaho bababyaza Shifura ndetse n'uwitwa Puwa. Barangije amaze kubatumaho arababwira ngo mbese niki cyabibateye gukora ibinyuranye n'ibyo genda ategetse. Barangije nakubwiye ngo Imana ikohereza abantu bo kukuvuganira, mu by'ukuri iyo baza guhamagara aba Baheburayo ntabwo bari kubasha kubona icyo bavuga, ntacyo bari kuvuga hejuru y'itegeko ry'umwami, ntacyo bari kubona basobanura, ariko barangije ngahamagaye bababyaza babiri baza ari nk'abambasaderi b'Imana kuvuganira Abisiraheli, baza bari mu mwuka w'Imana, baza bazi inama bagiye muri bo, kandi inama zabo Imana yari zishyigikiye kuko zari zifite umumaro, zari iz'umugisha, zari inama zituma ubwami bw'Imana bwaguka, zari inama zifasha kugira ngo umugambi w'Imana usore ku Bisiraheli, zari inama nziza. Nagira ngo nkubwire ngo iyo uri gukora ikintu cyiza Imana ibasha kugushyigikira, Imana itugirire neza. Arangije ngo bababyaza bamaze kugera imbere y'umwami, arababaza ngo niki cyabateye gukora ibinyuranye n'ibyo nabasabye, arababwira ngo niki cyabateye kudakora ibyo nabategetse. Barangije amaze kubabaza gutyo baramubwira bati nyagasani, hari ikintu utazi, hari icyo wirengagije, hari amakuru utamenye, reka tuguhe andi makuru utaruzi. Aramubwira ngo Abaheburayokazi batandukanye n'ubundi bwoko, batandukanye n'Abanyegiputa kuko bo ni abanyembaraga. Aravuga ngo bo mu gihe umubyaza atarabageraho baba bamaze kubyara, kandi niba baba bamaze kubyara ntabwo wafata umwana ngo umwice umubyeyi we yamaze kubona umwana we kari muzima. Imana itugirire neza. Hari ibintu Imana ijya ikurokora byari bifite umugambi wo kukugirira nabi, ariko Imana ikohereza umuntu kuvuganira. Barangije baba bavuganiye Abisiraheli, baba bavuganiye Abaheburayokazi, baravuga bati ni abanyembaraga, buriya bwoko bwubaha Imana, buriya bwoko bufite amakuru, buriya bwoko hari icyo baturusha, hari Imana bamenye. Iyo nibasha kubahishurira imigambi yawe yose, nibasha kubahishurira ibyari bigiye kubagirira nabi, nibasha kubamenyesha amakuru y'ibizaba ndetse n'ibiriho, Imana itugire neza. Barangije bamaze kuvuga gutyo, Imana itugire neza. Barangije barongera baravuga ngo noneho Farawo ategeka ko abantu be bose bo mu gihugu, none atanga itegeko riri rusange, ntiryaba rikibaye itegeko ry'abaganga gusa, akoresha n'abandi bantu. Nagira ngo nkubwire ngo Satani yikuburiye ahantu hamwe igikoresha abandi bantu, hari izindi nzira ijya inyuramo, ariko uyu munsi Imana nayo ikoresha abandi bantu. Uyu munsi wa none Imana ikoresha abandi bantu ku buzima bwawe. Uyu munsi wa none Imana igira abandi bantu ikoresha. Imana itugire neza. Imana igira abandi bantu ikoresha. Mu bibazo byawe hari abantu Imana yakoresha, mu rubanza rwawe hari abantu Imana yakoresha, ku mashuri y'abana bawe hari abantu Imana yakoresha, mu buzima bwawe bwa buri munsi hari abantu Imana yakoresha, mbese mu nzira zose unyuramo, muri bya bindi byose ubona bikugoye hari abantu Imana yakoresha. Barangije umwami ahita atanga itegeko riri rusange, none aravuga ngo mu gihugu cyanjye cyose umwana w'umuhungu uzajya uvuka muzajye mumwica, nimwarangiza kumwica umukobwa mumureka abeho. Riba itegeko ry'abaturage bose noneho bo muri icyo gihugu. Ndagira ngo mwibutse ngo no mu gihe cyo kuvuka kwa Yesu hatanzwe itegeko n'umwami Herode. Herode yatanze itegeko mu gihe yabonaga nta wundi mwanzuro afite, aravuga ngo umwana w'umuhungu wese uri mu kigero kuva uwaraye avutse kugeza ku myaka 2 agomba gupfa. Mu by'ukuri kwari ukugira ngo Yesu azagendemo. Hanyuma rero muri iki gihe cyaba Abanyegiputa nabwo cy'uyu mwami Farawo, muri iki gihe bavugaga ngo umwana w'umuhungu uzavuka agomba gupfa, nibwo Mose nawe yavutse. Imana itugire neza. Mose avutse muri icyo gihe biba ibintu bikomeye cyane.
mu gihe ngo umwana w'umuhungu wafatwaga yajugunywaga mu ruzi, ariko we mama we akomeza kumutsimbarara haramuhisha, kuko hari umugambi w'Imana ngo azageze ubwoko bwa Isiraheli i Kanani. Arangije akomeje kumuhisha, ni inkuru ndende, twumva ukuntu yamuboheye akata akamushyira mu mazi, uburyo umukobwa wa Farawo yamujyanye n'ibindi byinshi tutagiye kwinjiramo. Icyo nagambiriye nakubwiye ngo uyu munsi Imana iguha umuntu ukuvuganira. Mose yarabaye umuvugizi w'Abisiraheli by'umwihariko, nubwo byaciye mu nzira zigoye, ariko Imana yari ifite umugambi. Nawe nakubwira ngo ibihe uri gucamo, intambara uri kurwana nazo, ubuzima ubona bwakugoye, ibyo ubona byakuremereye, ibyo ubona bikuruhije, nakubwira ngo muri ibyo byose Imana ikoherereza umuvugizi. Imana itugirire neza. Barangije babonye ibyo ntacyo bitanze, nibwo hafashwe umwanzuro wo kuvuga ngo babakoreshe uburetwa, noneho bajye babakoresha imirimo y'agahato, bajye babakoresha imirimo y'imvune, ngo kugira ngo bizabace intege batazabasha kororoka. Ariko umugambi w'Imana ntabwo upfa, umugambi w'Imana ntabwo uyoba, umugambi w'Imana ntabwo ujya uhagarara kubw'imbaraga z'abantu. Aba babyaza ngo kubera ko bubashye Imana bagiriye umugisha kuri aba Baheburayokazi, nabo ngo Imana ibaha urubyaro, Imana irabagura, kandi n'ubu bwoko buragwira, n'ubu bwoko buraguka. Imana itugire neza. Nakubwira ngo muri iki gihe cy'aba babyaza babaye abavugizi b'Abaheburayo, babaye abavugizi b'Abisiraheli, nawe muri iki gihe reka Imana iguhereze umuntu ukuvuganira, reka Imana iguhereze umuntu ukuvugira, reka Imana iguhe umuntu ukugerera aho utagera, reka Imana iguhe umuntu ukuvugira aho utavuga. Wowe hari aho ijwi ryawe ritagera, ariko Imana iguhuze n'undi muntu wahagera. Hari ibyo utashobora, Imana iguhereza andi maboko. Mu burwayi bwawe hari imbaraga Imana yakoherereza, mu bukene bwawe hari andi maboko Imana yakoherereza, mu mashuri y'abana bawe hari andi maboko Imana yakoherereza, mu kubyara kwawe hari andi maboko Imana yakoherereza. Nawe wabonaga bikomeye, hari abandi bantu Imana yohereje ku buzima bwawe. Tugiye gusenga Imana, ariko nakubwiye ngo Imana ikohereza umuntu ukuvuganira, nk'uko aba babyaza bakoreye umugisha, bakoreye Imana, barangiza bakagira uruhare mu kugira ngo Abisiraheli baguke nubwo bari baremerewe. Ariko nawe reka Imana ikohereza umuntu, reka Imana ikwiyereke. Tugiye gusenga Imana, zamura ukwizera kwawe, nawe dufatanye dusenga Imana. Nzamuye ukwizera kwanjye Mana, ndakwinginze ntunyumvire ubusa, uyu munsi unyibuke nk'uko wibutse Hana. Nawe zamura ukwizera kwawe. Iyahaye umwana Hana, igaha umwana Sara, iyakuye Daniel mu rwobo rw'intare, iyahaye Esiteri kuba umwamikazi, iyahaye Morodekayi kuva ku irembo ibwami, iyahaye Dawidi kuba umwami, nyamara abo bose bari bagayitse, bari basuzuguritse. Yibutse Mefibosheti agasangira n'umwami ku meza amwe. Nawe uyu munsi kwibuke, nawe uyu munsi kwiyereke. Uri Data twese mwiza, turagushimiye ko wera kandi ukiranuka. Aka kanya hari abantu bari kumva ijambo ryawe, hari ababyeyi, hari abagabo, hari abakobwa, hari abasore, hari abana bato. Reka ibyo byiciro byose ukomeze kubagirira neza. Hari ibyari bibahagaritse imitima, hari ibyari bibahangayikishije. Ndakwinginze kugira ngo ukomeze kubereka mu maso hawe, ndakwinginze kugira ngo ubohereze umuntu wo kubavuganira. Hari ababwiye ko batazashaka, hari ababwiye ko batazabyara, hari ababwiye ko bataziga, hari ababwiye ko ntacyo bazageraho, hari n'ababwiye ko batazikamira n'ahimbwa. Ariko ndakubwiye ngo ndakwinginze Uwera wa Isiraheli, kuko nzi ko ushobora byose. Wabwiye Yeremiya muri 32 umurongo wa 27, uravuga ngo ndi Uwiteka Imana y'ibifite imibiri byose, mbese hari icyananira? Nawe nta kikunaniye. Abadukurikiye reka ubagirire neza, ubahereze inkomezi. Ababuze urubyaro ubahe urubyaro, ababuze urushako ubahe gushaka, ababuze uko bagira ubahereze uko bagira, kuko ari we Imana ishoboye byose. Ndakwinginze tuzamuye ukwizera, ntutwumvire ubusa, ahubwo uyu
uyu munsi utwibuke, uyu munsi utwigaragarize, uyu munsi utwiteho, wongere kumva gusenga kwacu mu izina rya Yesu Kristo, wongere kumanukira muri iki gihugu cyacu, uyu mugabane wacu, mbese iyi si yacu, wongere kwimanurira imbabazi zawe. Reka uduhereze abantu bo kutuvuganira. Hari ibyo twe tutashobora, hari aho twe tutagera, hari ibyo twe tutakwishoboza, ariko utwereze marayika wo kutuvuganira, utwereze marayika wo kuturwanirira, utwereze izindi mbaraga zitugeraho tutagera. Yesu Kristo, turakwinginze nk'uko wamennye amaraso yawe kugira ngo twe tubeho, reka uyu munsi wa none umuntu wese uri kumvira ijambo yongere kugira inkomezi, wongere kumuha imbaraga. Turakwinginze rero Uwera wa Isiraheli, reka wumve gusenga kwacu, reka imbaraga zawe zibane natwe, ni mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane mwebwe mwari munkurikiye, ntiwibagirwe gukanda subscribe, hanyuma wandike muri comment icyifuzo wifuza ko twagusengera. Wanaduhamagara kuri 0798876050 cyangwa 0733251455. Wanatwandikira ku rubuga rwacu rwa WhatsApp, hanyuma tugafatanya gusenga Imana, tugafatanya kuba imbere y'Imana. Imana ibahereza umugisha, Imana y'amahoro ibiteho. Ndabakunda cyane. See my blood.